Turagarutse rero ku bantu batarebye episode ya mbere n'iya kabiri, birihutirwa ko wareba izo episode, ariko ku bantu bazirebye twakomeza. Mbere yo kujya ku bindi, tugiye kureba noneho izi candlestick ziba zigizwe n'igihe. Iyi candlestick ibiri bumara igihe kingana iki, aricyo bita time frame. Ugomba kubimenya. Candlestick iba ifite igihe runaka iri bumare. Twongere dushushanye iyi candlestick yacu. Urabona ko ni candlestick iri kwerekana imbaraga z'abasellers cyangwa se uruhare rw'abasellers mu isoko. Yafungukiye hano open. Iyi niyo lowest point market yagezeho, cyangwa se isoko ryamanutse rikagera kure kurusha ahandi. Naho tureka tuyimakinge, noneho dushyireho naho isoko ryafungiye. Isoko ryafungiye hano. Ku bantu tumaze kwiga episode ya mbere, ibi tumaze kubona uko umuntu abikora, ariko turi kugira ngo tubyumve neza. Iyi candlestick cyangwa se candlestick muri rusange iba igizwe n'igihe runaka. Urugero, nimba ari candlestick iri bullish, iyi candlestick iba igizwe n'igihe runaka. Mu gihe runaka iyi candlestick iba igizwe n'igihe runaka. Mu by'ukuri iyi candlestick yo ihagarariye abaguzi. Ni candlestick iri bullish, abaguramigabane. Niyo terime twabahaye muri kinyarwanda cyacu kugira ngo tubyumve neza. Twagiye iminota 5 itadusiga. Nanone turi kumakinga opening price, close. Iyi ni close, aho isoko ryafungiye. Highest point isoko ryagezeho. Noneho hari ubundi buryo ngiye kubiberekamo. Mbonye gushushanya ari byo byiza. Reka dukoresha iyi candlestick imwe, irahagije. Uko biba byagenze ku ba sellers niko biba byagenze ku ba buyers, tubihindurije. Ni ukubihinduranya gusa. Uko biba byagenze nako ku ba buyers, uko biba byagenze ku ba sellers tubihinduranyije. Mu gihe gito cyacu tuba dufite rero cy'isomo ry'uyu munsi, urabona isoko ibyo twarabyize riba ryafungukiye hano, rikagera hano, rikazamuka rikagera hano, rigafungira. Ibi byose rero ibi uri kubona biba byakozwe mu gihe kingana n'iminota 5, kuko hano kuri time frame yanjye hano uri kubibona ni iminota 5, ariko bitavuze ngo tugiye kuri time frame y'umunota umwe cyangwa se y'isaha cyangwa se iminota 15, buri candlestick cyangwa se buri buji iba igizwe n'iminota washyize kuri time frame yawe. Ngewe hano ubu ngubu buri buje igizwe n'iminota 5. Bivuze ngo ibi byose kumanuka ikagera hano biba byabaye mu minota 5 gusa. Ibi byose uri kubona, ibi byose bikorwa gatoya ubwo iki gikorwa cyose kiba cyabaye mu minota 5 gusa. Biba byagenze gute rero? Isoko riba ryaje rigafungukira, gatoya. Isoko riba ryaje rigafungukira hano. Urumva twihuse dore dufite umunota umwe kuba tubikoze. Wenda hari indi candlestick yagarukiye hano. Ibyo birahagije. Isoko ryafungukiye hano, rirangije icyo ryakoze riramanuka rigera hano. Abasellers ubwo bari kwintervene, barimanuye barigeza kuri no point. Ubu n'ubundi buryo bushyashya ndi kubiberekamo, naciyemo amafresh. Abasellers baje mu isoko bararimanura barigeza hano. Aba buyers barongera barapushinga isoko, bararipushinga barigeza hano hejuru. Twagarukiye kuri highest point. Abasellers barongera bajyamo gatoya, isoko bararimanura, ariko aba buyers bashiramo imbaraga rifungira hano. Ariko nuko biba byagenze. Ibi byose bikaba rero mu minota 5 gusa. Iyo performance yose iba yabaye, iyi ngiyi iba yabaye mu minota 5 gusa. Kora subscribe rero ukomeze wige muri episode ikurikira. Turi kumwe.